ibyo ari byo byose byanga byakunda uramuzi wewe ubwawe warivuye nako kanwa kawe wivugira neza ko waje kuntwara ababyeyi banjye bakimara gupfa ese kuko niba waraje kuntwara ababyeyi banjye bakimara gupfa uwabishe waba umuzi cyangwa nako nikubaza gusa ibyo byose uramuzi twaraganira ariko njye ntabwo muzi sibyo ntabwo nzumvisha ababyeyi bawe ndakubwira uburyo sinari yagenze ntumva ariko icyo kumbwira ngo mubwire ababyeyi muwishe ababyeyi ba kano kanya ntabwo muzi sibyo umuntu warashe akari kuri sasu bigatuma papa wakora agisida akagenderamo na mama wawe ntabwo muzi nakubwira uburyo nahageze ariko muzi kumbaza ibindi birenze burya ntabyo nzi sibyo kandi iribagiye kumbura wumva ntabwo jyewe naje mu buzima bwawe kugira ngo mbwangize naje mu rwego rwo kugufasha kandi nagufashije kugeza n'ubu ndacyagufasha sinzanacika intege zo gufata inshingano z'umubyeyi kuri wowe ntabwo rero ubuze kugira kumvisha yuko hari uburyo naba nzi umuntu waba uri inyuma y'urupfu rw'ababyeyi bawe ntibajye ntawe nzi uriya muntu asimuka none ujya mu nkuriki ushobora kumbwira umuntu wishe ababyeyi bawe ariko siribagiza nakubwiye yuko nubwo nari isuku maraso ndacyari papa wawe urugero rukunaniza ariko bitunganye icyiza rero ni ukwakura iki kibazo mu nzira nkagikura mu ntebe ukwiye kurusha ko mu bwiza kurenza uko naguhaye urashaka ubwiza ukwekura wazaga kumfata ahabereye impanuka wari gatuma yarahuriranye rugiye ushobora kuba uzi ko ndi umwana ntabwo ndi umwana ntabwo ndi umwana ikindi kandi nshaka kukumenyesha ndavuga nibutse neza umuntu wakoze mu mbarutso akivuga n'ababyeyi banjye rugiye ninsanga umuntu ufitanye isano cyangwa nawe ufite aho umuzi kuko narababajwe urabizi neza narababajwe bihagije urabizi neza nababajwe bihagije niko papa ndakubaha ariko ntuzatume kubahuka ese ko iribagiza atanze gasopo ya nyuma kuri Rugema araza kuba yabyifatamo gute hano iyi filimi ibashe kuba yagera ahantu haryoshye cyane nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota rero byakanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza ujye muri comment utangemo igitekerezo cyawe nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuhagera rero ndaje ngusobanurire ibintu bigiye kuba byakurikira hano muri filimi Inzira y'Umusaraba bigiye kuba byakurikira ibingibi kubera ko ibintu bigiye kuba byaba byiza cyane kandi twabonyemo mu yashize muri episode yabashe kuba yarangira twabonye ko Cyusa yabashe kuba yaza kwanoza kwa Rugema akabasha kuba yaza gusaba imbabazi isimbi amubwira ko uriya mwana isimbi atwite atazigera avuga ko ari uwa Cyusa se Cyusa ari gupanga ibiki byose twabashije kuba twabibona muri iyi episode yabashe kuba byarangira ariko ndaje ngo dukomeze duhite tugera no ku episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi kubera ko ibintu bigiye kuba byaba ibindi filimi yacu Inzira y'Umusaraba igiye kuba yaryoha kurushaho kubera ko tutangiye kuba twabonamo udutendo twinshi cyane
kandi Cyusa ashaka kuba yakihakana uriya mwana isimbi atwite. Se uriya mwana isimbi atwite n'uwa Cyusa? Byose turaza kuba twabirebera hamwe. Icyo usabwa no gukanda subscribe kuri iyi channel ugafungura inzogera kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwa na video zacu zigiye zitandukanye, yuko hano tubasha kuba twabagezaho video nyinshi kandi zigiye zitandukanye. Rero tugiye kuba twahera ku bintu byagiye biranga iyi filimi yarangiye, mitenza duhite dukomeza no ku biraza kuba byaza mu yindi episode igiye kuba yaza imbere. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane kuba Cyusa yabashe kuba yakihakana uyu mwana. Ntago ari ibintu byiza cyane kubera ko Cyusa ashaka kuba yarengera inyungu ze, we n'umukunzi we akabasha kuba yakihakana umwana yateye inda. Ariko byose ndaje nkubwire, ise Cyusa uyu mwana nowe? Rero uyu mwana isimbi atwite ntago ari uwa Cyusa. Mwibuke ko isimbi yari yaravuye hano mwa runo rugo agiye kuba yagenda, yaragiye rero yari amaze iminsi ku mugabo, niyo mpamvu yagarutse. Rero yari yaragiye kuba yashaka umugabo, amaze kuba yashaka umugabo babasha kuba bananiranwa, abasha kubaho mu buzima bubi, ahitamo kuba yagaruka hano kwa Rugema. Uriya mwana isimbi atwite ntago ari uwa Cyusa, ahubwo iriya nda isimbi atwite ashaka kuba yayegeka kuri Cyusa, kandi ibyo ni ibintu bibi cyane kuba Cyusa atari we ise w'uriya mwana, ariko bakaba bagiye kuba bamushyiraho umwana. Si ibintu byiza cyane isimbi agiye kuba yakora, ariko niko bigomba kuba byagenda, kubera ko uriya mwana ntabwo yamushyira ku mugabo w'umukene kandi babashe kuba bananiranwa. Rero Cyusa agiye kuba yajyaho umusaraba wo kuba yarera umwana, ariko nawe twabonye ko ashaka kuba yakemera ko uriya mwana ari uwe, kubera ko yigeze kuba yaryamanaho na isimbi, ariko ntabwo yigeze amutera inda. Rero ni ibintu bikomeje kuba byacanga abantu benshi hano kuri ino channel. Nimba umaze kuba wasobanukirwa, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, ubundi nkubwire n'ibindi byabashe kuba byaza muri episode igiye kuba yakurikira. Nkubwire n'ibintu bigiye kuba byaba byiza muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko isimbi ibintu abashe kuba yakorera Cyusa ntago ari ibintu byiza cyane. Nubwo Cyusa nawe tutangiye kuba twabona ko atangiye kuba yahinduka, kubera ko yigeze kuba yaryamanaho na isimbi, azi ngo uriya nda atwite niye, nubwo ari kuyihakana, ariko arashaka kuba yamubwira ati iyo nda nubwo nayiguteye ariko ntuzayinyitirire, kubera ko nashaka ko iribagiza abimenya. Uri kumva ko Cyusa ashaka kuba yareba inyungu ze gusa, ariko namara kumenya se ko uyu mwana isimbi atwite atari uwe, uri kumva ko ibintu bizaba bimaze kuba byaba byiza. Ariko isimbi agiye kuba yazambya umubano wa Iribagiza ndetse na Cyusa, kubera ko twabonye ko Iribagiza akundana na Cyusa kandi ntago azi ko yateye uyu mukobwa inda. Rero Cyusa ntago ibi bintu arimo arabibwira Iribagiza, niyo makosa arimo arakora, kubera ko Iribagiza abimenye mbere, nubwo iyi nda atari iya Cyusa, nubwo atari iya Cyusa, ariko Iribagiza abashe kuba yabimenya, yabasha kuba yamufasha bakabona uburyo bakemura iki kibazo cyabo, yuko iyi nda isimbi atwite niyo umugabo w'umukene. Isimbi aho yari yaragiye kuba yashaka, ubuzima bukamunanira, akabasha kuba yagaruka hano mwa runo rugo. Uri kumva ko Cyusa agiye kuba yahura n'umusaraba ukomeye cyane mu rukundo rwe na Iribagiza, kandi Cyusa ashaka kuba yahishira uyu mukobwa ko iyi nda ari iye. Rero ni ibintu bigiye kuba byazamba hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, ariko ndaje nkubwire n'ibindi bintu byabashije kuba byaba byiza hano muri ino filimi, kubera ko twabashije kuba twabona ko uriya mukobwa Kanyana ndetse na n'uriya mushiki wa Cyusa bagiye kuba baza kureba umukunzi w'uriya mukobwa Sylvie nyine uvukana na Cyusa. Uri kumva ko bigiye kuba byaba byiza, ariko ikintu gitangaje ni uko Sylvie umukunzi wa Kanyana ategereje ko azamuha igisubizo. Ni uko tuzatungurwa cyane, Sylvie azatungura uriya mukobwa Kanyana, kubera ko uwo mukunzi Sylvie avuga niwe Kanyana nawe twabonye akunda musaza wa Iribagiza Rurangirwa. Uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yaryoha cyane, noneho abantu batangiye kuba bakurikira bakabasha kuba basobanukirwa hano kuri ino channel ibintu bigiye kuba byaba ibindi, kubera ko iyi filimi igiye kuba yahinduka filime y'igitangaza, kubera ko ni ibintu byinshi nyine biri kugenda biranga kandi tutari twiteze ko byabasha kuba byazamo. Ariko harimo ibindi bintu twabonye kandi bitangaje cyane, ukuntu Iribagiza yabashe kuba yasezera bakamarade na Emile bamubwira ati ugomba kuba waza ukibera hano. Ibaze rero Iribagiza yagiye kuba yaba mu bagabo babiri, ndetse
Kamarade ndetse na Emile. Uri kumva ko Iribagiza yabakoze ikosa rikomeye cyane yuko aba bagabo nabo ntago twabizera kandi bambaye umubiri. Uri kumva ko Iribagiza yaba agiye kuba yahohoterwa nubwo baba bashaka kuba bamuvura bakamuha umuti, ariko ntago yabasha kubana mu nzu n'abagabo babiri. Iyi nkuru yazavugwa hehe? Rero uri kumva ko ibintu bikomeje kuba byaba ibindi bindi. Nimba ubashe kuba wagera hano kuri no munota tukiri kumwe, murera kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana no mu zindi video zacu zigiye zitandukanye, kubera ko tubagezaho ibintu byiza kandi bisukuye bifite isuku. Rero nimba nawe ubashe kuba wanyumva kuri izi mikoro ndimo ndavuga, umva iryo jambo, urebe iryo jambo ryanditseho subscribe, ubanze urikoreho, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo, kandi nimba wabashe kuba wasobanukirwa ubashe kuba washima. Rero ni ibintu byinshi byagiye biranga iyi filimi Inzira y'Umusaraba, ariko ibyangombwa tuba twabashe kuba twabibagezaho kare, kubera ko filimi yacu tuba twayikurikiranye 5 kuri 5, abantu babasha kuba bakumva iyi filimi bakabasha kuba bayireba. Filimi Inzira y'Umusaraba, ibintu twabashe kuba twavugamo hano mukabasha kuba mwabisangamo, mujye hariya muri comment hasi mubashe kuba mwabitubwira, kubera ko tubasha kuba twabagezaho ibintu biraza kuba byaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi hano tugenda tuhakora n'amasomo akomeye cyane ku bantu bakunda filimi Inzira y'Umusaraba. Hari amasomo tubasha kuba twakigiramo kandi yabasha kuba yagufasha mu bundi buzima busanzwe, yabasha kuba yagira ikintu akumarira, wabasha kuba wabwira mugenzi wawe akabasha kuba yakumva isomo wabashe kuba wamubwira nyine rikagufasha mu buzima busanzwe. Nimba utarahura n'ibigeragezo ukabasha kuba wabinyuramo kubera ko wabonye iyi filimi Inzira y'Umusaraba. Rero ni ibintu byinshi twabashe kuba twabona. Uyu mukobwa Mama Kanyana ndetse n'umukobwa Ikanyana bari barimo bajya inama, barimo bavuga kuri ya mukobwa Isimbi wabashe kuba yatwara inda, nabo bari barimo babitekerezaho bavuga ko iriya nda idashobora kuba ariya Cyusa. Rero ni ibintu byiza cyane kuba aba bagore babashe kuba bamutekerezaho, Kanyana ndetse na mama we bakabasha kuba bavuga kuri Isimbi, kubera ko batangiye kuba bamutekereza ko iriya nda bashobora kuba yaragiye kuba yashaka nawe. Uri kumva ko rero ibintu bigiye kuba byaba ibindi bindi, kandi ntago twakirengagiza ibintu byinshi byabashe kuba byaranga iyi filimi, kubera ko yabashe kuba yarangwa n'ibyiza gusa, kandi ibyiza byaje biherekejwe n'ibindi. Rero icyo usabwa nuko ukanda subscribe hano kuri ino channel, ukajya ubasha kuba wasobanukirwa ibintu bigiye kuba byakurikira muri episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi, kubera ko ibintu bigiye kuba ari uburyohe cyane. Nimba nawe ubasha kuba wankurikira ukabasha kuba wagera hano kuri ino channel, kanda subscribe nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa ikintu cyose kigiye kuba cyaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi kandi byagiye bidutangaza. Kuba Iribagiza yatangiye kuba yatinyuka Rugema akabasha kuba yamuhata ibibazo ni ibintu bikomeye cyane hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, ni ibintu tutari twiteze, ni ibintu byiza cyane. Rero kuba Iribagiza yaratangiye kuba yatinyuka akatangira kuba yabwira Rugema ikintu icyo ari cyo cyose, kandi twamaze kuba twamenya ko Iribagiza yamaze kuba yamenya ko Rugema ari we wamwiciye ababyeyi, nubwo akibicecetse, ariko mwabonye umujinya afite. Iribagiza afite umujinya mwinshi cyane ku buryo ashobora kuba yakubita na Rugema. Rero uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yaryoha cyane kurushaho, uko yari iri bigiye kuba byakiyongera, ibintu bigiye kuba byaba byiza. Nimba nawe ubasha kuba wankurikira, nkorera kuri iryo jambo ryanditseho subscribe. Nimba niryo uri kubona, ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, kubera ko ibitekerezo byawe muri ino filimi ni ingenzi, byabasha kuba byafasha abantu benshi bakurikira iyi filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi nimba hariho n'abantu ushaka kuba wagira inama muri ino filimi, ubona bakoze ibintu bitari byo, ubashe kuba wajya muri comment ubashe kuba wabavugaho yuko ibitekerezo byanyu biraza kuba byasomwa, kandi muzabasha kuba mwasubizwa kubera inama zanyu mwatanze. Kandi ni ibintu byinshi twabashe kuba twabonamo hano muri ino filimi byabashe kuba byashimisha abantu, kubera ko twabashe kuba twabona ko Fabiola yatangiye kuba yatinyuka Cyusa akamubwira ko uriya mukobwa Isimbi yaraje kuba yareba atari umukobwa atagomba kuba yamukinishiriza umutima, atagomba kuba yazana ubugoryi bwe. Rero uri kumva ko Fabiola nawe atangiye kuba yahabura Cyusa, uriya mukwe wabo wabashe kuba we yatera inda Isimbi. Uri kumva ko Fabiola ibintu agiye kuba yakora nawe muri no filime. Mwabonye uburyo yari amezemo uyu mugore Fabiola, ni ibintu byiza yabashe kuba yakora, yabashe kuba yakina iyi filime neza. Abantu mwabashe kuba mwamukunda, mujye muri comment mubashe kuba mwabivuga, kubera ko Fabiola
uyu munsi adukoreye ibintu byiza hano muri ino filimi tutari twiteze, kubera ko yabashe kuba yabwira Cyusa akamugira inama nzima ko atagomba kuba yakinisha uriya mukobwa isimbi, kandi umuntu wamaze kuba yasobanukirwa ko isimbi iriya nda atwite atari iya Cyusa, ahubwo aho yari yaragiye gushaka umugabo wamuteye iriya nda, abona ubuzima buramunaniye abasha kuba yagaruka. Nimba nawe wabashe kuba wasobanukirwa ibingibi, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana no mu zindi video zacu, yuko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi. Uyu mukobwa isimbi abashe kuba yabeshya, akabasha kuba yabeshyera Cyusa ngo niwe wamuteye inda, ariko twebwe tumaze kuba twabibona muri iyi episode igiye kuba yakurikira, mu gihe kuba mwabibonamo. Rero ni ibintu byiza cyane kuba uyu mukobwa isimbi atashaka ko ashaka kuba yashyiraho icyaha Cyusa, ariko Cyusa ntabwo yigeze abikora, ahubwo ashaka kuba yakica umubano wabo na Iribagiza. uri kumva ko rero uyu mukobwa isimbi agiye kuba yakora ibintu bitari byiza cyane kugira ngo yice umubano wa Cyusa ndetse na Iribagiza. Ese Cyusa azabasha kuba yabyitwaramo ute, cyangwa Iribagiza azabasha kuba yabyitwaramo ute? Rero isimbi abashe ko yazambya uyu mubano wabo, kubera ko bari barimo kwitegura ubukwe. Iribagiza namara kuba yabimenya ko Cyusa yabashe ko yamuhisha ko yateye inda, uri kumva ko bizaba ari ibintu bibi cyane. Ariko twabonye ko mama Kanyana yarari kuvuga ati nimba Cyusa ari we wabashe kuba yatera inda, ubwo uri kumva ko ngo ibintu byaba ari byiza, kubera ko isimbi yahita ajya kwa Cyusa nyine ngo bakajya kuba babana, ahubwo Iribagiza akabasha kuba yategereza undi mugabo. Rero abantu mwabashe kuba mwagira kuri uyu munota tukiri kumwe, mujye muri comment mubashe kuba mwagira inama uyu mukobwa isimbi ushaka kuba yagereka inda kuri Cyusa, kugira ngo abashe kuba yaza kuba yacururuka nawe atangire kuba yamenya ubwenge, kugira ngo tuze kubana mu yindi episode ibintu bimeze neza. Kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe hano kuri ino channel ngo utangemo n'ibitekerezo byawe uko uri kubona ibintu bimeze. Tumaze kubona ko ibintu bitangiye kuba byamera neza kurushaho, iyi filime uko twari tuyiteze itangiye kuba yaba nziza kuba kurusha uko isanzwe. Rero niyo mpamvu mba nkubwira ati ugomba kuba wakurikira iyi channel kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa buri kimwe.